abakunzi bacu rero muri hirya no hino mudukurikiranye kuri Rwanda Memory TV ndetse no Mena TV Rwanda, ubu twabagiriye hahandi aho hari kubera igikorwa cyo gusura ndetse no gushimira abamugariye ku rugamba bo mu karere ka Ruhango, abarokotse rero jenoside. Hari groupe y'abarokotse jenoside yafashe initiative nziza yo kujya isura ndetse ikanashimira abamugariye ku rugamba ndetse n'inkotanyi zose. Rero ni initiative nziza bagize, buri mwaka bagira ahantu bajya bagasangira n'abamugariye ku rugamba, bakabaha impano, bakabyina bakishima ndetse bakanasangira. Uyu munsi rero iyo groupe y'abarokotse jenoside babandi batibagiwe bahorana ku mutima ya marangamutima y'ibyo inkotanyi zabakoreye, uyu munsi yahisemo kujya mu Ruhango ahari imiryango myinshi itandukanye y'abamugariye ku rugamba ndetse n'abandi batamugaye ariko babaye kuri urwo rugamba. Rero tugiye kubakurikiranira ibyo birori byose, mu bikurikirane barabyina, barishimye, barasangira. Abamugaye nubwo bamugaye ariko bafite ibyishimo by'uko batamugariye ubusa, batamugaye bari kwiba, batamugaye bari kwica ba rubanda, ahubwo bamugaye bari gutabara igihugu n'abanyarwanda. Abadukurikiranye rero mukomeze mukurikirane uko gahunda zabaye, habayemo no gusenga, habayemo no kuririmba, hari korali bita New Life yo mu Adventiste y'umunsi wa karindwi biremera, nabo bari bahari. Rero mukurikirane gahunda uko zigiye gukurikirana. Murakoze.